Murakaza neza kumenya ICT TV, uri kumwe n'umuvandimwe Francis Xavier wifuriza ishya n'ihirwe. Turi ku kanya tugiye kurebera hamwe isomo ritandukanye, harimo mbabwira ngo murakaza neza kuri umenya ICT TV, twunguka ubumenyi butandukanye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Tugiye kurebera hamwe rero isomo ry'uyu munsi rishyashya, uburyo ushobora gufata telefone yawe ukayikoresha WhatsApp. Ubusanzwe muri telefone yawe habamo WhatsApp nyinshi, harimo WhatsApp nyinshi bitewe n'izo ufitemo. Hari WhatsApp ya mbere mfitemo hano, mfitemo WhatsApp telefone ishobora gushyiramo WhatsApp zirenze 3, ariko igihe harimo ebyiri, harimo iyi bita WhatsApp business, hakabamo n'indi bita GB WhatsApp. Muri kureba izi WhatsApp zose zirakora. Tugiye kureba udukoryo rero tumwe muri udukoryo tw'ibanze muri WhatsApp runaka. Turebe kuri business uko wakwandika runaka. Tufungure WhatsApp yacu, turi tureba hano ku mashini handi kwifungurira. Twarangiza tukajya kuramo urufunguzo, tukinjira muri WhatsApp yacu neza. Dukwiriye ko ndi kwandikira abantu batandukanye bahari. WhatsApp yanjye ndi kwandikira abantu nta kibazo. Ikindi nagombye kumenya gukora kimwe, ni uko nagombye ni udukoryo tugiye kureba tugera kuri twinshi, ariko tureba mu twibanze, tubanza mu byiciro kugira ngo tutaba byinshi bikakubera bibi. Reka turebe rero uko twareba uko twandikira umuntu. Urugero, ndimo nandikira umuntu, reka dufate nk'uriya muntu twari twandikirana, uyu mutipe twari twandikirana message. Noneho twandika message, dushobora kwandikaho utumessage, noneho nkayandika mu buryo butandukanye. Tugiye kureba ibintu bitandukanye, kuvuga message hello, narangiza nkayikandaho nkayigumishaho. Iyo nyigumishijeho nshobora kuyikopiya, hari uburyo bwo kuyikatinga nkayijyana ahandi, aribwo bubu. Hari uburyo bwo kuyikopiya nkayikura hamwe nkayijyana ahandi naho yasigaye. Hari uburyo bwita board ni uburyo ninkirikaho biraba bisa n'ubitsindagiye, urabona ko bitsindagiye. Ubu ni uburyo bwo kubodaringa, izina rikagenda rigaragara ritsindagiye. Noneho hari uburyo bundi bwa kabiri dushobora gukoresha, tuzakoresha buriya, ukakanda kuri iyi shift akanyenyeri, ugahita ukurikizaho ibyo ugiye kwandika, morning, warangiza ugakurikizaho akandi kanyenyeri. Iyo ubyegeranyijeho akanyenyeri kakigiraho neza, uhita ubona ko rya jambo naryo ryanditse muri buryo bwa board. Uburyo bubiri bwo kubodaringa cyangwa kubitsindagira bikagaragara byose. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha ukagira selecting ibyo ugiye kubodaringa, ugahitamo board, cyangwa ugahitamo icyo ugiye guselectinga, narangiza kuselectinga ngashyiraho, ngahita kuri board, cyangwa nkandika akanyenyeri ngashyiraho amagambo ugiye kwandika, narangiza ngakurikizaho akandi kanyenyeri. Icyo gihe bizaba ijambo ribaye board. Reka twandikemo, urahita ubona ko aya magambo atandukanye n'aya ngaya. Aya ngaya yo hejuru ntatsindagiye, ariko aya ngaya aragaragara cyane. Nk'umuntu ufite ikibazo cy'amaso utahabona neza wamutsindagirira. Cyangwa bikangana nabyo bimwe twigaga muri Word, yo kwandika muri Word, ugafungura Word yawe ukandikamo
ukandikamo ukabibodaringa cyangwa ukabigira, ni icyo bita font style. Uburyo bwa mbere bwo kubodaringa duhisemo ni ubu ngubu, buriya duhisemo. Reka nze turebe uburyo bwa kabiri. Urabona ko iyi ni word ifunguye, ngiye kubereka uburyo dushobora kubodaringa muri word. Ho turabodaringa hello, narangiza nkabiselegitinga, nkahita njya muri home, nkaza kuri iyi nyuguti ya B bold, bihita biza bitsindagiye. Muri kubireba ko biza bitsindagiye, ariko nongeye size, urabona ko bitsindagiye bidatsindagiye nk'uko bimeze bitsindagiye. Urabona ko byongera espace cyangwa bikongera ubunini bwabyo. Ubu ni uburyo bwa hello twarimo tureba mu buryo bwa word. Noneho akandi kantu tujya turebamo ni uburyo tugakora, ese ni gute muri word nimba byanditse gutya bitsindagiye, ndabiselegitinze ni highlighted, indangiza ndajya muri home, njye kuri italic. Italic ni uburyo bisa n'ibiba bigaragara ariko byihisa n'ibihengetse. Ibyo ni bwo buryo turi kureba hano bwa hello. Ese uburyo kuri mu telefone yanjye nabyandikira umuntu akagaragara. Reka turebe uburyo umuntu abyandikira umuntu kuri WhatsApp bigakunda. Kuri WhatsApp naho turandika ijambo u Rwanda, then selecting, nindangiza njye hano handitse italic. Iyo byanditse bihengetse ni italic, ni ukuvuga ngo biba byanditse bihengetse. Ushobora kubyandika bihengetse binabodarinze icyarimwe. Ubwo ni ubwa mbere. Ubu buryo rero bwa gutya nshatse nabyandika. None n'ubundi buryo bushoboka ni ukwandika underscore, kariya akarongo ko hasi, warangiza ukandika ijambo ushaka hello, warangiza ugakurikizaho ka kajambo ushaka. Iyo ukanze ku ruhande bya jambo nabyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo u Rwanda kuryandika ushobora kuriselegitinga ukahitamo kuri italic, cyangwa ukabanza underscore ukayabanza ukongeraho kakarongo kari hasi katari agatire kari hasi, ugashyiraho ijambo ushaka kugira ukongera ugaherutsa iyo jambo rizaba ryanditse muri italic. Niko muri kureba hano kaka karagaragara kanditse, uhita kandika muri uburyo bwa italic. Bipostinze nabyo byahita bigaragara ko amagambo yanditse mu buryo bubiri ariko butandukanye, bwose ni muri italic ariko mu buryo twabikozemo ni uburyo bubiri butandukanye. Hari u Rwanda hello. Ubwo ni uburyo bwa kabiri dukoze. Akandi kantu nk'uko narimo bibereka muri word ko kwandika ijambo hello ni kuryandika risa n'ihengetse. Noneho ni gute nabyandika nkabicishamo umurongo, nk'urugero nkabisiga icyo bita hano, tukaza hano handitse ngo AB sirika doti, ni ukuvuga ngo ijambo ndicishemo umurongo. Nari nandikiye nk'umuntu message yenda nkasanga nibeshye, iryo jambo ushobora kurimwereka hasi ko iryo jambo nanditse atari ryo, nkarihindura nkandikamo irindi, banza gucishamo akarongo kugira ngo mwereke ko iri jambo atari ryo, ndisimbuza irindi riri ryo. Ubwo buryo reka turebe. Twanditse hello, yenda tukandika hello nabi, handitse hello nabi. Hano muri telefone yanjye nanditse hello nabi, urugero nanditse hello nabi, hello, nkandika gutya, mwibeshye nkayohereza. Reka turebe, mwibeshya hello nkayohereza, narangiza nkayiselegitinga kuriya, hello ryanditse nabi hano, urabona ko ryanditse nabi. Narangiza nkayiselegitinga, ngakora hello, nkayiselegitinga, ngakora reply, ngahita nandikaho ijambo riri, nkahita mvuga ngo iri jambo nari ryanditse nabi hello, nturikonsidere, nkarisubiramo, ngaselegitinga, narangiza nkagira gute, nkagira strike doti, ijambo nkabacishamo umurongo. Ubu ni ukuricishamo umurongo. Ushatse kwerekana uburyo bundi waryandika, uraza ujye hano muri symbols, uhitemo aha ni guhitamo aka symbol nakubwiye kuri kinuza, no guhitamo akangaka nako gukora italic, ukabanza ugashyiraho amagambo ushaka gukurikiza amagambo arangiza ukaherutsa. Ni akangaka niko bita
underscore yo kuyihina. Noneho ikindi nshaka gufata amagambo noneho nkayashyiraho, ndaza hano njya muri symbols hano twinshi, nindangiza nze kuri aka ngaka niko kerekana uburyo ijambo ushobora kuryandika ukaricishamo umurongo. Morning nangiza nkongera nkagaherutsa, automatically ihita icamo umurongo. Ni ubwo buryo bwo gukoresha strict thought. Ijambo wari wibeshye kuryandika nawe ukaryandika kuriya, ni kuriya waryandika. Ni ubwo buryo turimo turebamo uburyo bacishamo ijambo umurongo cyangwa batawucishamo. Ikindi twashobora kurebaho noneho ni gute ibintu byose uko ari bitatu nabikorera ku kintu kimwe, nkatsindagira, nkabodaringa, nkakora italic. Icya mbere kizaza nsindagire, kuza gutsindagira ni akanyenyeri, ngakurikizaho amagambo, narangiza gushyiraho akanyenyeri, ngacishamo umurongo, ndacishamo umurongo gute, ndaza hano kuri cishamo umurongo, nongere akandi kagomba kugaragaza ka italic, underscore, nindangiza nandika aya magambo ushaka kugira, mbyandike, nindangiza mperutse underscore yo kuryandika muri board, yo kurishyira muri italic, nindangiza nshyireho iriciyemo akarongo, ni irihe riciyemo akarongo, ni iyi, ricishemo umurongo, nindangiza none byose mbe bitsindagiye bigaragara neza, nshyiraho akanyenyeri nk'uko bimeze, nshyiraho akanyenyeri. Murakoze, murakarama. Ni ubwo buryo bwo kubikora byose icyarimwe, ugashyiramo, ugatsindagira, ukabyandika bibodarinze, ukabyandika biciyemo umurongo, ukabyandika biri muri italic. Murabona ko hano bikora rwose neza. Ni ubwo buryo k'agakoryo twarimo twereka uburyo umuntu ashyiraho bodaring, agasiba ijambo ku buryo bibasha gukunda. Murakoze, murakarama. Ni ubwo buryo twarimo tubirebamo. Murakoze, murakarama. Mubone neza.